Twasuye ikigo cya polisi y'u Rwanda giherereye mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba. Iki kigo gitangirwamo ubumenyi butandukanye bujyanye n'umwuga wa gipolisi n'andi masomo atangwa ku bantu batandukanye baturuka hanze yacyo. Mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi w'iki kigo yadutangarije ibi bikurikira. Hano haberamo ibikorwa byinshi by'amahugurwa. Icyambere nuko kino kigo gitoza abapolisi benda kuba aba-officier no kuba cadet course. Ku cyiciro cya mbere barangiza ari assistant inspector of police, kikongera kigatoza abasivili bagomba kuba abapolisi ku rwego rwa police constable, barangiza ari police constables. Gitoza abenda kujya mu butumwa bwa Loni hanze y'igihugu, ibyiciro bibiri, bari mu byiciro bibiri. Icyambere n'abagenda nka contingent cyangwa se abagiye kubungabunga umutekano ahantu runaka bagenda bitwaje intwaro. Ikindi ni cy'abagenda nk'abapolisi bagiye gukurikirana yubahirizwa ry'amasezerano cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano runaka hagati y'impande runaka ziba zishyamiranye mu bihugu bitandukanye. Ikindi nuko twigisha n'abandi bantu cyangwa se n'ibindi bigo bafite aho bihuriye no gucunga umutekano. Natanga urugero rw'izi private security companies cyangwa se izi kompanyi zishinzwe gukora ibintu bijyanye n'umutekano. Twigisha nanone urwego rwa DASO, nanone rushingiye kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ariko nanone dufite ikigo gifite isano na Minisiteri y'Uburezi, rya shami rya WDA cya Gishari Integrated Polytechnic. Ibikorwa ni byinshi hano, ni byinshi. Tujya dukora n'amahugurwa yo ku rwego rw'akarere ajyanye n'ibintu byo kubungabunga umutekano, ajyanye no kurwanya ikwirakwiza ry'intwaro ntoya cyangwa se bita small arms. Ibikorwa rero ni byinshi cyane, amahugurwa akorerwa hano menshi cyane, kandi y'ibyiciro bitandukanye, y'inzego zitandukanye dukorana, baba ari abaterankunga, yaba ari ibigo nyine bifite aho bihuriye n'imikoranire na polisi. Ni byinshi dukora muri iki kigo. Amwe mu masomo atangwa mu ishuri rya polisi rya Gishari n'aya akurikira. Ibihumbi n'ibihumbi bisoza amahugurwa muri iki kigo bahabwa ubumenyi bwo kububaka ku mubiri ndetse no mu mutwe. Aha polisi y'u Rwanda buri gihe ihora yongera ubumenyi umunsi ku munsi kugira ngo bakomeze guhesha isura nziza polisi y'u Rwanda ndetse n'igihugu muri rusange, biremamo icyizere kandi bagakora kinyamwuga. Akazi ka polisi ntabwo kagarukira mu kubahiriza amategeko, ahubwo igira n'uruhare mu iterambere ry'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Andi mahugurwa bahabwa agenda yiyongera ku burere ndangagaciro bahabwa kugira ngo barusheho kurinda abaturarwanda n'ibintu byabo. Bahabwa kandi amahugurwa ajyanye no kubongerera ubumenyi ku bijyanye no gukunda igihugu, gukorera hamwe no kurushaho kugenda bakangurira abaturarwanda ibyo polisi bifuzaho. Amahugurwa ya polisi bo ku rwego rwa ofisiye bato cadet buri gihe asozwa n'ibirori, akaba ari umuhango witabirwa n'ababyeyi, inshuti, abahagarariye guverinoma na Perezida wa Repubulika, akaba ari nawe aba ari umushyitsi mukuru. Perezida wa Repubulika akaba ari we ubaha ipeti rya Assistant Inspector of Police, ahora abibutsa ko umutekano w'igihugu
ari wo wa mbere kuko ari wo utuma habaho iterambere ry'abanyarwanda n'igihugu. Ari inshingano ya polisi kurinda no gushakira abanyarwanda umutekano. Bahora bibutswa gukorera hamwe mu nyungu z'igihugu nk'uko iteka ahora abibasaba. Ku mahugurwa bahabwa hiyongeraho umuco, ubunyangamugayo, ikinyabupfura baba baratojwe mw'ayo mahugurwa yose baba barahawe. Twagize pass out cyangwa se twahashuje amahugurwa yashojwe na Inspector General wa polisi ajyanye n'abapolisi bize ibintu bya traffic management cyangwa se ibintu bijyanye n'umutekano, ukubungabunga umutekano wo mu muhanda, ishami rya traffic bijyanye no ku byo bita anti-riot cyangwa se bijyanye no kubungabunga umutekano mu gihe habaye imyivumbagatanyo y'abaturage cyangwa se imyigaragambyo no kubarura ituze rusange mu baturage. Indi yari ijyanye nanone yari muri icyo cyiciro, yari ijyanye n'ibintu byo kurinda abayobozi cyangwa se bita VIP protection no gukoresha intwaro. So ayo mahugurwa rero yari amaze amezi 2 by'umweru 8 arimo kuba, akaba yaratangiye umwaka urimo gushira, akaba yashojwe uyu munsi n'umuyobozi mukuru wa polisi. Hari procedures zirindwi twashoboye kwiga. Ya mbere iyi murimo kubona bayifasho. Icya mbere hagomba kuba, kugira ngo ibyo byose bibeho, hagomba kuba hari amakuru afatikanya yuko hagomba kuba imyigaragambyo. Ibyo bituma urwego runaka rubishinzwe cyangwa se polisi, igice cya polisi kibishinzwe kigomba kugira ngo kishyire mu myanya, kitegure niba kigomba guhosha imyigaragambyo, kigashaka ibikoze byabugenewe, kigashaka abapolisi nyine babyigiye, kuko n'urwego specialize kugira ngo icyo gikorwa gishobore kuba cyo kuburizamo imyigaragambyo cyangwa cyo kuyihosha kibe cyakorwa. Icya kabiri nuko abapolisi bimaze kugenda gutyo bagomba kwereka abigaragambya yuko hari imbaraga. Ibyo mugeze kubona imodoka ziriho abapolisi bambaye imyambaro yabugenewe, harimo ndetse n'ikimodoka kinini gishinzwe gutera abantu amazi bakita water cannon, byabanje kunyuraho abantu bigaragambyaga kugira ngo nyine babanze babirebe. Biraba byita show of force, nuko ko polisi bayerekana imbaraga ko ifite ibikoresho, ndetse n'abapolisi babigize umwuga, babihuguriwe, babizi bashobora guhosha imyigaragambyo. Igice cya gatatu cyangwa se cya kabiri mu bikorwa noneho wabonye nicyo ko abapolisi bavuye ku mamodokari bakaza bakagerageza kubwira abaturage neza, babwira ko ibyo barimo gusaba bagomba kubisaba mu mutuzo, mu mutekano, bakabisaba neza batigaragambije kandi ntibagire ibintu bahungabanya, bakabasaba kugira ngo bagende. Niba babikurikiranye ababyumvise yuko uko bagomba kugenda bakazabisaba neza, bahavuye baragenda bavamo, baragenda barivangura. Agace kahasigaye nanone kabo bababwiye ko nibatahava bari bukoresha ingufu, nabyo babibabwiye, ariko babonaga nyine abarakaye bake muri bo uko babwira ko bari gukoresha ingufu, ariko barisheho kurakara bashaka ndetse no kwigaragambya. Igisigaye rero ni ugukoresha nyine ingufu. Wabibonye uko byatangiye bakoresha ibikoresho byabugenewe birimo biriya bintu byuma bibakingira nk'ingabo, byo twita nk'ingabo cyangwa ibyo twita shield mu Cyongereza, ndetse na ziriya nkoni zo bari bafite bageza kugiza abaturage. Icyo gice nacyo cyagize aho ngaho kirananirana, baje kugerageza barasa ibyuka bihumanye, nabyo babibonye. Kikaba ari ikindi gice, nuko ngo bananiranye, bagiye gukoresha zirangabo kuko babonaga basa naho babatera amabuye, birananirana. Icyakurikiye rero kindi nicyo kubatera ibyuka bihumanye. Bamwe rero nanone baranga bakananirana kubera nyine uko baba babyumva. Ikindi nuko cyakurikiye nukuba bakoresha kiriya kimodokari kugira ngo kigerageze kugira ngo kibatera amazi, noneho barebe ko abapolisi barebe ko abantu bashobora kugira ngo kuba basubirayo, nacyo kirananirana. Igice cya nyuma rero wabonye uko cyari kimeze,
nuko nanone bakoresheje intwaro kugira ngo bashobore kuba abantu bareka imyigaragambyo. Iyo bigaragaye kuriya rero wabonye ko mu by'ukuri imbaraga zanyuma bakoresheje abaturage bahise bagenda. Abafashwe n'abakomerekeye muri icyo gikorwa babonye ko polisi ihita ibafata ikabashyira muri ambulance cyangwa se muri ambulance kugira ngo icyambere barebe uko bameze, babahe ubutabazi bw'ibanze ariko babajyane no mu bitaro. Niyo mibare yose yakomeretse abapolisi bagomba kuba bayizi. Nsubiye inyuma gatoya ariko igihe bazaga bageze hariya buriya batanze itangazo rivuga abaturage kuva hariya bagomba kuritanga mu ndimi zikoreshwa mu gihugu. Tuvuge nko mu Rwanda niba hemewe ikinyarwanda cy'abanyarwanda bose bavuga barakivuga, bakavuga icyongereza nk'urundi rurimi ndetse n'igifaransa kugira ngo abantu bose bari muri iyo myigaragambyo kabone niyo bataba ari abanyarwanda bashobore kumva muri izo ndimi zombi zikoreshwa mu gihugu mu buryo buri official cyangwa se buri officiel. Ibikorwa rero nka biriya biba bifite uburyo biteganyijwe n'uburyo bikorwa, bigira procedure, bigira uburyo bikurikirana bikarinda bigera ku musozo wabyo. Ntabwo ari ukuza gusanga abantu batangire hirya cyangwa se utangire aho cyagasoreje cyangwa se utangire hagati, ahubwo bigira uburyo bitangira n'uburyo bisozwa nk'uko mwabyiboneye. PSO ikigo cyakira abanyeshuri bagiye batandukanye bava hirya no hino mu karere no muri Afurika. Iki kigo rero gifasha abitabiriye amahugurwa kuyakora neza mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Bahabwa amasomo atandukanye harimo amategeko agenga umuryango w'abibumbye, uburyo bwo kwigisha bagenzi babo mu bihugu aho baba baturutse, gufata imyanzuro no gukemura amakimbirane mu butumwa bw'amahoro aho baba bagiye kurinda amahoro n'umutekano. Umutekano uturera iterambere natwo twese dukorana umurava. Daso twiteguye gukorana na polisi n'ingabo zacu twese twiyubakira igihugu. Utanga amakuru anoze ugakumira icyaha mbere y'uko kiba. Daso we ukorera ku gihe. Icyiciro cya kabiri cy'abantu 433 baturutse mu turere twose tw'u Rwanda, harimo abagore 100. Tariki ya mbere Werurwe nubwo cyashojwe amahugurwa cyari kimazemo amezi agera kuri 3 mu ishuri rikuru rya Gishari riherereye mu karere ka Rwamagana. Abashinzwe umutekano, abayobozi baturutse mu turere tugera kuri 19 n'abandi bantu nibo bitabiriye uwo muhango, maze basabwa kuzafasha abarangije amahugurwa mu kazi kabo. Basabwe kurwanya no gukumira ibyaha kandi bagakorana n'izindi nzego z'umutekano. Inshingano zo gucunga umutekano bisaba kubikunda, gukunda igihugu kugira ngo ubikore kinyamwuga. Kungurana ibitekerezo, ubunararibonye, ubumenyi biba ari ingirakamaro mu gucunga umutekano. Umutekano, kurinda abaturage n'igihugu cyacu ni imwe mu ntego nyamukuru. Muri iyo myitozo rero bahabwa hiyongeraho ubumenyi bwo kurwanya no gukumira ibyaha n'abanyabyaha bigendeye ku muvuduko abanyabyaha bafite, harimo nk'ibyaha by'ikoranabuhanga ndetse no kuvumbura amayeri n'uburyo bwo gutahura abo banyabyaha. Ubundi iyo wigisha cyangwa se urimo gutanga ubumenyi kwa polisi rwa polisi y'igihugu, ugomba gutekereza ko ibintu byose bishobora kuba. Ni nk'uko biga inyigisho zitandukanye ariko mu by'ukuri zibategurira kugira ngo babe basubiza ibibazo bibaye bijyanye n'umutekano. Ni ukuvuga rero ubundi kwitegura nicyo kintu cya mbere kiba cyiza abantu bagomba kureba mu gihe urimo kubaka ubushobozi n'ubumenyi ku rwego rwa polisi cyangwa se mu zindi nzego. Biriya byiciro bya polisi nakubwiye bijya byiga hano bikorerwa amahugurwa hano yibanze, navuga nka ruriya rwego rwa polisi constable cyangwa se polisi batoya, bagomba kubona ayo mahugurwa ku rwego rw'ibanze. Ni ukuvuga ngo bajya kuva ahangaha kugira ngo bajye kugira noneho ari specialized cyangwa se yihariye, ariko baragize mu by'ukuri barabyize. Kuri rwego rwa kadete rwa office nakubwiraga, bagomba kubona ayo mahugurwa ku rwego rw'ibanze. Nanone hanyuma bava ahangaho bare noneho bajya mu mutwe ushinzwe icyo gikorwa. Murabizi ko polisi ifite special intervention force, noneho bakora amahugurwa yihariye ku rwego rwego. Icyo gihe baba bagiye mu rwego rwihariye
cyangwa se ibyo twita specialization ukurikije nanone akazi n'inshingano. Ariko nanone abapolisi bose muri rusange baba ari abajya mu butumwa bwo hanze bagenda nka contingency, haba ari unity training, hari ubwo unity cyangwa se abapolisi bo mu ntara no muri district baza hano ku mafunzo cyangwa se ku mahugurwa, ayo byose barabyiga. Numva rero mu by'ukuri hari amahugurwa ubundi abapolisi baba bahuriyeho bose, ubumenyi bw'ibanze baba bahuriye bose, ariko noneho byagera aho ngaho ku rwego noneho rwo hejuru bakagereza kugenda batandukana inshingano ukurikije n'ubundi umutwe barimo. Mwiboneye ibikorerwa rero mu ishuri rya polisi i Gishari. Mwakoze kudukurikira, mugire ibihe byiza.